Ntabwo mukeneye imbunda kurwanya ubutegetsi Nkaburiya. Buriya butegetsi bwa FPR bwubakiye gucamo ibice no guteranya abahutu n'abatutsi. Niba mushaka kuyitsinda abahutu n'abatutsi, nimushaka uburyo bwo kwisuganya maze mwishyire hamwe. Buriya butegetsi bwubakiye ku kinyoma cya jenoside, bwerekana ko jenoside yakorewe abatutsi gusa, ko nta bundi bwicanyi bwabaye. Nimwishyire hamwe maze mwereke kandi mwemeze amahanga ko n'abahutu bakorewe jenoside. Ubwabyo kuvuga ukuri kuri jenoside ni ugukubita FPR mu cyico, ntabwo yaramuka. Ibyo abatutsi benshi murabizi, ariko mufite ubwoba n'imbaraga nke zo gutera iyo ntambwe. Ariko nyamara ni intambwe ikenewe mu rugamba rwo kwibohora ikinyoma. Buriya butegetsi burangwa no kutagira impuhwe n'ubugome bw'indengakamere. Nimwishyire hamwe mu bikorwa byo kwamagana ubugome n'akarengane aho kava kakagera, n'ibikorwa byerekana impuhwe ku munyarwanda wese uri mu kaga. Aha ndavuga umunyarwanda uwo ari we wese. Buriya butegetsi burangwa n'ikinyoma ahantu hose kandi muri byose. Nimwamaganire hamwe umuntu wese muri mwe ugenzwa no kubeshya, ubucakura no gucabiranya mu bihe bikomeye nk'ibi turimo, yibwira ngo ariho arakina amakarita ya politiki. Buriya butegetsi burangwa no kwanga Imana n'abayo urunuka. Nimukunde Imana kandi muyizere. Ntiwarwana urugamba nka ruriya udakunda Imana ngo uyizere. Bitabaye ibyo uba umugambanyi. Abahutu n'abatutsi nimwishyira hamwe gutyo, imbaraga n'icyizere biziyongera. Nta nubwo muzaba mugikeneye kwihisha za maneko za Kigali, ahubwo nibo bazabihisha. Ariko se bazabihishira hehe ko ingoma yabo izaba yahirimye? Mwirirwe kandi muramuke. Ndabyibuka twari duteraniye ahantu bita Idetmorde mu Budage imyaka 25 irashize. Twari abahutu, abatutsi n'abazungu b'i Burayi ariko babaye mu Rwanda. Twarimo abihaye Imana, abapadiri, abapastori n'abarayiki. Twamaze icyumweru dusenga dusabana. Ariko ku munsi wa nyuma habaye ikintu gisa n'igitangaza. Abatutsi baturutse mu Rwanda, bamwe bari n'inshuti zacu twari dutuye tuziranye, batubwiye inzira y'umusaraba banyuzemo muri jenoside. Babivuga ariko nta nzika nta rwango wumvaga mu mitima yabo. Batubwiye ubugome bwabakorewe hamwe n'ababo. Abahutu baraho amarira atemba mu maso, bamwe bararira, abandi barapfukama bavuga bati, abatutsi muri hano rwose tubasabye imbabazi kubera ubugome bw'indengakamere abacu babakoreye. Abatutsi baraho bibagera ku mutima, maze bamwe barahaguruka baza guhoza no guhobera abo bahutu, bababwira bati, uwo mubabaro wanyu no kudusaba imbabazi bitugeze ku mutima. Bati rwose imitima yacu turumva iruhutse. Bati byongeye kandi abatutsi natwe twagombye gusaba imbabazi abahutu. Bati turasaba imbabazi kubera amabi n'amarorerwa abacu babakoreye mu mateka y'igihugu cyacu. Abazungu baraho baratangara, bati ni ubwa mbere twumvise amagambo nk'aya ngaya mu Banyarwanda. Bati nyamara natwe turasaba imbabazi kubera ko amahano aba mu Rwanda ku ruhande rumwe turi nyirabayazana. Bati rwose turasaba imbabazi kubera ko ibihugu byacu byatereranye Abanyarwanda mu bihe bikomeye by'amateka yabo. Ibyo birangiye turicara turaceceka. Hashize akanya hari umuntu uhagurutse aravuga ati, ibi ngibi bibaye hano ni igitangaza Imana idukoreye. Ati rwose twagombye kubishyira mu nyandiko tugashishikariza Abanyarwanda bene wacu kunamira akababaro ka buri wese, guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Iyo nyandiko twayise Confession de Detimorde,
Detimorde naho ngaho twari duteraniye. Mufite kuyisanga mu ndimi nyinshi ku rubuga rwayo confession.detimorde.com. Mu bantu basinye iriya confession y'Detimorde, bamwe baratabarutse. Murambasabira ngo Imana ibahe iruhuko mu bayo. Igisohoka mu mpera z'umwaka w'1996 yakiriwe ku buryo butandukanye mu Bahutu, mu Batutsi no mu banyamahanga. Ubwo bamwe bayishimaga bati niyo nzira nyakuri u Rwanda rwagombye kunyura, abandi barayirwanyaga, harimo abapadiri n'abasenyeri bamwe. Hari n'abambwiye ngo kuri Radio Rwanda icyo gihe batangaje confession y'Abahutu, y'Abatutsi barayihorera. Rwose ndemera ko iriya confession y'Detimorde ifite kubera abanyarwanda inganzo y'ubwiyunge, bakava mu kangaratete ko guhora bitana ba mwana imbere y'amahano yabaye mu Rwanda. Wigira ubwoba bwo gutega amatwi akabaro kundi maze ureke kakugere ku mutima. Nawe kandi wigira ubwoba bwo kuvuga akabaro kawe nta rwango, nta nzika. Wigira ubwoba bwo gusaba imbabazi abo wakomerekeje. Niba kandi abo bakomerekeje baritabye Imana kandi ukabana n'abantu bagifite ibikomere ku mutima, wigira ubwoba bwo guhagarara mu cyuho no gusaba imbabazi. Wowe undeba kuri iyi video muri aka kanya, ndakwinginze ngo wohereze iyi video ku banyarwanda bose uzi. Ntukike ko ari amafaranga za views nshaka, dore ko amafaranga yaca ibintu muri iki gihe. Ahubwo ndashaka ko abanyarwanda twese twashyira imitwe hamwe, tugashaka uko twahurira mu gacaca, maze iriya confession ikatubera inganzo twavomamo ibikoresho byo kubaka u Rwanda nyarwo no kwiyubaka ubwacu. Kubera ko uyu mwaka iriya confession izagira yubereye imyaka 25, nzajya nza buri munsi duhurire kuri channel bita confession.detimorde kugira ngo duhanurane.